Ndi papa sava. Sendimba uvuye he? Igihe wagendeye kuva mu gitondo kugeza aya masaha uvuye uturutse. Uvuye kuntunuriza ibigori biteze. Ubwo se urabona byeze he? Ikigori urabona cyeze koko? Ako ndimba umuntu w'umugabo pe ahura n'ibibazo n'ubwenge bugasubira inyuma. Ubwo ntabwo twari kuzabica nibura mu cyumweru gitaha byatangiye gufatika. Iyo mibe yawe urayigira ute? Nanjye rero ngaho ndebera nk'uko bigira ibigori. Gusa urabona cyeze, iki ngiki urabona cyeze. Ndebera urabona atari amata gusa. Uranyangirije pe. Sawa rero nyine ubwo nibyo. Nanjye narebye ndavuga nubwo akavura kaguye. Nireka mfate bino bishyimbo nyine mbe ntoramo imbuto. Uri kumva se? Ahubwo hari ikintu nashaka ko tujyaho inama. Tukaba twahinga kijyambere hamwe tukashyira mu shingiriro. Handi kuri wa muringote wo ku ruhande tukashyira ibigufi. None se ndimba niba mujya haruguru se guha agafaranga se mureko mwa agacupa aho haruguru kwa Gerard. Yego ratama. Ako mana nyagasani. Umuntu waturogeye abagabo muri iyi quartier bose bakaba bagenda bahura. Umunsi twamufasha dore nk'ubwo byari bije koko. Amafaranga nyaguhe cyanze kuyakohereza. Kandi byari bije. Wibuka ya gahunda ari kuze kare. Komana kuko ubu ninda waturogeye abagabo koko. Nguri birayi n'ibijumba n'ibito cyangwa nguri bitoki byonyine. Wese uzi ibijumba ibi ni ifufu se cyangwa ni bimwe by'umuhondo? Ngure kuri ibi ngibi. Ngure kuri ibi. Ubwo ndagura nk'ibiro nka 2 cyangwa 3. Ariko si basi ko Imana yamfashe ukansubiza. Ngure 3 cyangwa ngure 2. Kirimbo kwisugenda nta mafaranga umpaye yo guhahisha. Kwisugenda nta mafaranga umpaye. Ariko
mana umuntu waturogeye ntago yakarabye n'ukuri kw'Imana unyine mpa amafaranga nsigare mpaha ubu ahantu hose nagushakiye wicaye ahangaha aho nahereye ngo amagara naha wari wibereye ntese uri gukina nande none se Atanazi ngo arashaka ko tumukopa jigo de chef Atanazi yaguze yanzuga ngo wita niba ngo ari Chivazi cya kindi kinini gihenze byakiguze ariko ngo amafaranga aramushiranye arashaka ko tumukopa jigo de chef ese kuzika ari umukiriya wacu nitwanga kumukopa urumva azagaruka hano yishyuye hejuru y'ibihumbi 100 by'inzoga ese noneho wabaye Irasetse wampaye ntabwo nabyemera irasetse iyo nanjye zarengituritse yituritse zana nkwerekeza ari ibintu mwebwe mwamutaza have ufata urya ituma chiyazi harya freedom niki freedom n'amahoro aseshe freedom n'ubwigenge n'ukwibohora wampaye freedom uryohe do wakabonye inyari y'igihu wayibonye iryoshye nk'iyatinze mu ruganda shaye ngiya reka rero mbereke de pasava njyewe noneho nako uyu munsi ndayisoma wari wumva wari winanura ngo winanure uzigeze ku mutima pe uretse bandufote no ku mbuto ya kinyarwanda fataho munyorosho fata ku mbuto ariko cyane nari ndimo nshaka ruriya runini ariko ndamushutse kubera bari ariko mujye mumenya ko muri n'abana we ntabwo nyine yabona iyo nda yawe akavuga ati iyo yarangije kuzura kandi niyo yarakwadutse ikeneye kujyamo byinshi ariko abana baracyafite urugendo imyaka umaze uryana ariko ndabyize kuri pe
kwibohora ni byiza uzi ko n'inyenyeri iri kumva uzi ko nyenyeri ndi kwishinga muri aka kagori tugenda uvuga ibintu dusubira ibintu dusubira ibintu nubwo bariya bagore batubujije kunywa inzoga njye hari igihe n'abandi ndi muri taravani etike puratike bana nkacikwa yegere reka da urumuri nakumva ukuntu ntukane wa mugani nkwiye kureka inzoga ahubwo urakomera cyangwa turaga n'ubwana tukagira ngo ni umubu noneho mwebwe muranavuga oya ariko rero muranavuga nuko buriya abagore tugira gutya tukabarinda banayo ariko uzi ko uribuka cya gihe tujya mu bukwe hakurya inyuma ya ntuza urabyibuka ukuntu narayisomye tugeze kwa Geraride mba nkubisemo ebyiri nzikubisemo uzi ko natashye ndirimba sinzi ukuntu twatandukanye nageze mu rugo none uzi ko n'imvura yari yaguye nigaraguye nageze hajya haruguru y'iwanjye ngeze nteye intambwe sinagezayo ikibuno hasi kuva hasi rero ngewe iyo nguye niwera kuva hasi urumva urumva kwiramira byaranze nkubita ikibuno hasi nkubise ikibuno hasi nshinze akaboko ngo mpaguruke biranga ngiye kwikaraga uko sanzwe ngira indibi bandekaraga nageze mu rugo Margarita ndebye noneho aravuga ati yambaye costume inkodesha wasabote ariko wenda aho yaravuze ati ugomba kuziva izi nzoka uzinywera hanjye nkupimira karaho umva yarambwira ati nturebe ibintu ukoze kandi ngo ni wowe yishyuye ko iryo kote ibaze ni reba ahantu yijuse akiri kandi ubwo nubona uwo mwuka uba usohotse ukubita umuntu utaziwe wabyumvise akagira ngo ni umunsi wo kubeshya umva kiriya gihe nabonye ko abagore bihanga none se sha ni ukuri kw'Imana nibe natwe wamugane ndimbati nibyo twakabuze twe turi abagabo nibura abagore baba bavuga bati irakuzengereza umubyizi ukaba ntawe cyane rwose ukaba amafenete yakuzengereza utamuhayeho aturanukira ntawe kuri umusore nta na gahunda turi kukubonamo pe niko uri kuguza ubwanwa wakurusha isezerano abyorewe wa mugabo wowe byagenze bite ibyanjye rero burani birebire tubwire uko waje guhomba ikibuga cyaranyereranye neza ntaranakigeramo ahumye ukiri muto ze nko mu y'Imana umuntu utangiye utaramarana nawe imyaka 2 ibaza utarabyara umwana ubu ndavuga uko ndi kuri puresha ntaranamubongora puresha n'ubu munsi namuhongoye bizagenda ubwo agize gutya arambwira nti rero ugomba kureka ikintu bita manyinya icupa rikajya riba riri hariya nawe uri hariya ukarirebera mu kilometero ubwo ni perpendiculaire cyangwa parallel no kurireba muri parallel ubwo we akagira gutya twaba twagiye nko mu birori bya famiye nkabona afite ahantu yicaye n'abandi bagore n'abandi bakobwa yego icupa bakaribabaza mwana ndi kwiyahuza ngo amajinga amakeke akavuga ati ntukagire icyo usoma ngo singire ikintu namubaza nti se kuri kumbuza ukambwira ngo ndiveho yego pe nkanabyemera narigize gutya pe nanatuza nkavuga nti buriya wigeze kumva yikunda reka da wigeze kumutsindira niyo byanjye wenda nshobora gusinda nkaseka cyane twanyuka pe mwari mwasangira arasinda ko se sincuruza akabari uyu mutipe niyo uzi ko asinda agahebera nk'abayede ndimo uzi ko ahebera ndabyibutse narakubonye wasinze nta gusinda ugahebera nta gihe wahebebye ahangaha abakiriya bari bari mu marogi wasanga hari umuntu ahubwo uri kubivuga neza hari igihe moka ngatekereza urumva guhuma biroroshye ibaze wamu kandi ubwo urabwejagura si no kumoka
ariko se tukuve wowe se hari ukumoka ukumva rufite sawundi hari ukumoka ukumva rufite sawundi ubwo ntibicaye n'abandi bantu bari kuri babaza ubwo ngenda aho nigunze mu nguni ndi kwiyahuza amafaranga akarashyira muri sekunde reka nyizimye nta niyo nagenda nunamwitaba oya njyewe ndi muri ariko twageze muri freedom ndahumira akarimini kamubaza ariko se kubera iki uri kurumura ku kintu kandi wowe ukakijyaho ngo erega ngo ngewe ngo kuko aribwo ntibitangira ngo ntabwo ntsinda akibitangira nibwo adasinda ngo yego uranga aracyafite umutsi muzima ngo uwanjye ngo waratatamutse ngo waragutse ngo ngewe ngo bujeri ngo butanu ngo narangiza mu masimba ubwo amaze kuvuga ubwo yashatse kuba ko zakugeze mu maraso ngo ngewe ngo ntuhita ubyumva wowe soma hanyuma mutsirike tsiri ku mutsirike mutsindagire sha papa sava nawe soma ba araza kumfasha nabwo wowe se ko byagenze ibyanjye byo byihoreye byanjye uriya mukobwa naberetse muramuzi mwese uriya mukobwa ko umugabo ungana gutyo gafite uriya mukobwa akaza akaguhagarara ku mutwe uzi ko ari nk'ivumbi riri kukuruma ariko uriya mukobwa yaba mwiza ni gato beto urushinge rugenda inyuma afite ukuntu agenda yaruka inyuma afite ukuntu agenda ubibona reka simbabwire reka mbibabwire ukuntu bigenda uriya mukobwa nta kibazo ubundi dufitanye nta nubwo nakabaye ndi hano ariko uriya mukobwa niba ari ubwenge bashaka kunzanaho niba ari ubucakura bashaka kunzanaho biranshaka umuntu yifate afatira umwanzuro umbwira uti ale wowe amafaranga wanyweranye inzoga amafaranga wajya gusengera muri bariya bagabo mukagenda mukanywa inzoga mugasinda ako ngihora nanze pe niyo nanywa ibiki ntabwo iryo sendo karwana wowe wenda amasinda ahubwo iyo hagizemo amacupa abiri wagira ngo wamuteyemo za insuline urakoze cyane na proteine mbese ubwo ni wapundi nyine inzoga izamura ntuza ibyuma ati ambwiye uti hariya amafaranga yose unyweye inzoga ndayashaka kuko ubundi aba yabonye kuri mobile money yanjye ayo nishyura ayo nyongera nishyura muvumanye arambwira uti ndashaka ayo mafaranga ujye uyashyira kuri ino konti cyangwa se ujye uyazana unywe inzoga ari uko nkwishyuye ubwo ni ukuvuga ngo ni ukunyweraho muri kumwe anywa inzoga se none se tubizi ko nawe azumaho ntubizi ko nawe agenda ubu utuwayini amarura amarura ubwo se uribuka dusohokana abagore bacu cyagiye barashize uribuka ntuzi ko batubwiye ntuzi ko batubwiye bati noneho uribuka umugore wanjye niwe wabitangiye ababwiye iwawe ntuzi ko batubwiye ngo barashaka kurira ngo barumva bashaka kurira ndetse bararizwa n'iki ngo rwose ngo turumva dushaka kurira siko kari kabagezemo umva mbabwira abasa kunywa n'intuza abasa bimeze bite abasa nibe namwe rero buriye mukaraba inzoga kuhamugana akibigori byabanana niko oya ikiganiro cyabaye iki mu buzima wari wambona nge mvuga ngo ibiki n'ibiki ngo oya we ntarwo wari wambona inzoga nta n'inzoka ngira niyo yaba iturutse mu mutwe cyangwa mu mano imbwira ngo ni inzoga wowe rwose we ntihagire umuntu abasa ngewe rero sinzi kabisa ubwo daforoza mubona uriya aransikamira aragenda aramfunga ku buryo na simukadi wanyoherezaho amafaranga niwe uyigendana arambwira ati wowe unywa fanta ariko waba ushaka n'ikigega cya fanta nzazizana ujye uzinywera mu rugo waba ushaka bimwe bya litiro 5 cyangwa litiro 20 nzabikugura ubinywere mu rugo uri kumva no kuzajya mu ruganda hahandi naguciye mu ijambo hahandi ngiye naguciye mu ijambo mbona rwose ngiye ku giti cyane byeryo
hanyuma se wowe uhuma ntabwo ari we nsanze uri kuvuga ntabwo ari we nsanze uri kuvuga Kirimbo ase mwabaga muri igira ibiki muri igira ibikira muvana umumara ngaho ni musiba aho ngaho twabumvise soni warashimira we nawe w'umusaza ndeba ibi bintu bimaze amezi angahe mu rugo rwawe saa tatu wese atatu njyewe ni hafi mumaze amezi atatu muhuma mwaratugize ibigori tuzi ko abagabo barwaye kumbe nibyo mwigira kumbe bajyaga bava mu minsi y'igisambo ni 40 iranyu ntacyo yararenze ariko murafasha iyo nguhamagara ntunyitabe wumva utekereza iki kandi ahuma yakwita bateze ndimba nta soni koko hanyuma sera bari birenze ku buryo wamwana ngo nta birenze ndimba nta birenze umuntu ugana nawe umwanzuro wo guhuma so noneho reka mbabwire cyakoze reka mbabwire Margarita dupfushije duhagaritse n'izina ry'Imana twikomye abantu twikoreye abantu twagize ngo batugiriye mu bapfumu ngo papa sava ni wowe mvugana nawe simwe barozi se uravugana nanjye w'iki simwe barozi papa sava narakuroze utanduka ariko harimo ariko kucyumva k'uburozi ari ukubufata bakabwanika bakabuha abantu bakabuha iyo utinyutse ukavuga ngo iyo urebye so utari umurozi iyo oya ijambo ribi ribaho tuvugishe ukuri ijambo ribi rirenze riri uburozi kuri ntuza mu ntuza none se nyine ntabwo ari uburozi se none se ijambo ni ikihe kintu kiryoha kurusha intuza mu ntuza ntibibaho ntibibaho ni ijambo ribi nakubwiye ku buryo ufata umwanzuro wo n'ubu ngubu amezi atatu n'ubu byonyine reba ukuntu mpagaze hejuru icyo nacyo ni ikimenyetso niba ufata umwanzuro wo guhuma ariko se kutwita barozi ibyo harya ngo oya papa sava nakugize ndakubajije wamugize abanyarwanda ntabwo bavuga ijambo ribi rikura intuza mu ntuza ni iki kirusha intuza kuryoha ukibwira nirihe jambo ribi yaraje naka yawe iryo jambo urumva umuntu w'umugabo mugenzi wanjye ngo singasangire nawe ngo ibyara birambiwe ngo kugenda yitoratoza ngo nitoratoza ngo nsengera ruyu nsengera mu by'ukuri ko mudusanze aha ubu twanyweye amakesa hari indaya mudusanga nk'ibyo byose ubu kuvuga ngo ni weekend njyewe nagendaga kuwa gatandatu gusa navuga ni kuwa gatandatu muri n'abagabo bagenzi banjye dufata agacupa ni kamwe nari narwana hanyuma marigo ko ngewe ubwanjye nakwibwiye ndimbati dore turasenga urabizi uri umuvugabutumwa uri pasiteri ndi umugore wawe ndi mama pasiteri ntabwo ndimbati wigenda inzoga hirya no hino witeza abantu basi ngo gacupa tujye tukagura tukazane mu rugo tugasangira mu ibanga rikomeye ikintu nakubangamiyeho gituma ufata uwo mwanzuro uvuga ko nanakuroze nirihe jambo ribwo navuze kugira ngo wikwiteze abantu ngwira tube turi mu rugo tugasangira ubwo uburozi ni ubuhezi ariko njye ntabwo bikomeye nkawe bikomeye nkanjye ubwo bikomeye wowe kubera iki kubera icyo wumva ibyanjye byo bikomeye aho ni uko ujya no mu butayu ujya mu butayu wari wambona mu butayu ni uko ujya no mu butayu ibyanjye ni ibintu byoroshye ku buryo waca mu bandi bagabo ku buryo umara amezi uhuma kubera iyo mpamvu ubu nasesa erega n'ibitekerezo by'abandi bagabo nabyo biranyubakira ibi nabyo biranyubakira ubu nasesaguye koko ubu nduwaciye nk'amabere nkaba nagiye nka habuze ifi habuze akabenzi habuze ihene ntabwo tuzi ko inkoko zibaho kuki dutumije akaguri ibi se ntabwo tubibona mu ngo zacu ariko abagabo bashobora kumpa igitekerezo cy'inyubako n'umuryango wawe ubu umwanzuro mwafashe ni uwo kwambara amakositime reba ukuntu wambaye nta karimo mwagiyeho nta bukwe mwatashye nta muryango mwasuye muje kwicara mu kabari mwitereka inzoga n'ibigori bibatwaye iki ikibazo kiri kuki ushaka ko bibatwaye iki ese uyu mureba bibasenyera he njyewe ku giti cyanjye mbona inzoga yo mu rugo irutwa n'igikoma
uko ni ku giti cyawe ku giti cyanjye yewe kubera ko ntawe yimbuza mvuga ntinganira n'umugabo nyweye kamwe nkanywa tubiri sinsinde ni ukuri ntacyo cyane ko no gusinda ntabwo ari byiza nk'uyu wa fanta ntabwo ndimbati yama igitekerezo ati iki kibazo gutya na gutya kigorore gutya iki gitekerezo kibyaza none tujya hanyuma se abagabo bahazaza noneho nimutwanzurire sibyo natwe tujya kuganirira mu rubohero nk'abagore cyangwa abagabo hari icyo mutubwira hari icyo mutubwira okay mbere yuko twanzura icyo ngicyo sera niko se papa sava ndabona rwose muragabo mwambaye neza murasa neza hanyuma muri mwebwe ninde wazanye iki gitekerezo ninde wabahaye iki gitekerezo cyo kwigira niba ari ibiragi bamahuma kugira ngo abantu b'abagabo babyaye n'aba b'abagabo b'ejo hazaza yego n'aba bashaje bongerewe ninde wabahaye icyo gitekerezo ninde wabahaye iki gitekerezo ntabwo nimwe turi kubaza barongera bahuma